ariko mwana wa ntabwo uzi ko tubari badufunguye icyo gikoma wagihagaritse kiri kurinda kukwica kugira ngo bigende. Kwa pasteur batubuza kunywa inzoga ubu baretse nzamujyamo ngiye he? Umva reka nkubwire unywa inzoga rimwe nejo hanyuma uruhuke. Ntabwo nagucuza kira. Oya ngiye ntabwo ibyo birarabiho. Kareka wafunguye utubari bure kujya kunywa inzoga ngewe igikoma. Kere no guhora. Kanyifuni igihe ngo mukudasohoka gipfubusa. Ako se ko cyadutunze mwana wa. Niki giye gupfubusa sha. Oya ko se wigikandagiraho n'abana baza hano mu rugo twabaha ababyaye se ndabasehera se kubera se ariko mwana wa uzabyara humura uzabyara wahishije nishiki numva nari guhaga inzoga se reba ko numva iyo nda yawe ari ihahirwa ibibondo urumva wabonye irindi none se kari iki gikoma wabonye nishigo kugira ngo inzoga yatera ibondo ringana reba nishigo yewe mu buzima bwanjye nzasinda igikoma n'icyayi sizansinda inzoga wibuka ko Bibiliya ivuga ngo vino ni umukobanyi ariko mwana wa nanjye ndabizi ngo inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nayo ntagira ubwenge kubizi se kucyumbuza kwinywera ubu yabuyoza n'imyaka niri nawe jyo unywa gake uvange n'akayoga pasi yego amibe wazayikira aheje kanigeye n'igikoma cyane nigiye muri geto yanjye cyane nta kibazo nushaka ukimaremo n'ibigiro binzanira nta kibazo chonje mishi wewe n'ibiryo biraje ko harimo n'inyama ifiriti irimo wewe sha manza n'ikimanza nyingwa nyimari mama ubundi kivugo kibijya mu nda body breathing food ndavuga ibiryo nyine by'ingirakamaro n'igikoma urajya munyigisha abana aba ntabyo nzi bavuga ikivugo cy'ibigo cya kera ntacyo nzi pe kera mwaheraga ku ntuza y'ababyita bimeze kera basasagura ukoma mwana wa barangiza bagashyiramo agatoki barangiza bakarisha intoki barya imbato zawe bakagiye ki imbato se wayishe se ubundi tukayirya ubundi bitwaye cyakoze iriya nta n'ubwo nakuraho na nushaka kuyijya yose uyimare umva nagato sinagashukwe nabo nago niweho nayororeye n'ubundi yiryo uyimare yice birangira hari ikibazo se yifate nta kibazo kama ngo dusangire ikabyanga ragapfuko wambataho ariko nari nyiguhaye niweho winaniwe kangwere rero izuba rirakwishe nturi kunywa nturi kurya genda mu gikonza n'ibyo ndavana ndiye ariko se wagize ngira izuba ugira ngo hari aho warihungira iyi pera cyashyushye naye nka data nukora ubundi abagabo barajya imbwa zikishyura meka n'inywera igikoma ndabona n'ubwanyu wa mama uzi n'ikindi igikoma gikuru bwanyu ubundi nige ariko no kukisiga ako umugore wawe yigize guporogotokora ni porotokori umugore wawe yigize ni porotopokori mama ni umuturage ngo ni iki wanavuga ni protokole mama mwavuga subscribe porotopokokori vuga subscribe vuga ndamugura byeri nasa dushaka ko nkwigisha vuga subscribe subscribe aha mumbabarira ibyo ni by'abazungu byanyu igikoma nagisezeye hwerega ko bari badufunguye ariko n'ukwirinda tukambara agapfukamunwa ntabwo nzongera kunywa igikoma urabona maje kuba umusore none se si ibikoma byabiguteye kutanyubakiye kakazuze uzagikorera igihugu se nzakorera igikoma sinzakorera igihugu oya uzanagikorere n'igihugu wamaje kunywa agakoma se kubera icyo utakorera igihugu sinzakorera igihugu sinzakorera umudugudu sinzakorera akagari nzakorera igikoma nkorera isafuriya nkorere n'inda yanjye ugiye kuba ikihebe koko ikihebe kubuye nta muntu uzandasa mbabarira reka mubwire uzakinywa birangire tugiye guserera none nta muntu uzandasa urumva nta muntu uzandasa ariko ngiye gukorera igihugu banamfunga utankutana oya niyo ngwikivugo cy'igikoma ngakimbwire numve singiza gikoma cyiza
singiza gikoma cyiza, gikoma cy'umubyeyi, gikoma cy'abasore. Iyo umuntu aguhohamo akuzunguza akagusuma, leta zana power ayibonye. nakibonye koko ni igikoma we. Sina power gusa n'indi raza. Reka da nakoze kari byo Sinini umugongo uraje wawonye ngaho bise narimbizi ntayo nka data. n'agatuza kakaza wakabonye, wabonye n'agatuza ko kari. Aha yewe ndabona ari iby'abasore nyine, ariko ngende umukecuru nta gikoma nanywa da. Ngenzaza nywa gakoma. Mama ntago nakigusa igikoma kajya kukinywera muri gato, numva neza barinje. Jyana nta kibazo ntabwo mukurikira. Kajya bugufi shandabizi ko ububatse inzu zifite imiryango mito. Yego ko mana nyagasani. Aha abana b'iki gihe nuko babaye. Niko abana b'iki gihe nuko babaye pe. Ewe ndabona ndi kwitonganya nta n'umuntu ndi kureba, reka mpaguruke nigendere. Mana nyagasani we. Ubundi zino hene zariye. Ndacyari kumubuye nawe nagurangaburira. Yewe reka mfe kuziha runo rukoma wenda zaruramira. Tugose mwapfundikije yango n'ibijumba. Ndabizi se ko ari weho wabiteye.